Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Shitani mu ngamba, wanditswe na Rudakubana unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ariko burya tubaho tukabaho ubuzima butandukanye, aho benshi bahitamo kwicara ku ntebe y'ikinyoma bagahitamo ko kibayobora umunsi ku wundi, bakakiyoboza n'abandi. Ariko se kuko waba ugira ubwenge watekereza ko iyo ntebe izahoraho? Iyaba twabimenyaga twakabaye twirinda gukora icyazatuma twisanga nta yandi mahitamo uretse kwimika ikinyoma mu buzima bwacu. Dukurikira umukino. Aka kanyagwa karanyereza n'uwashaka yarekera kangaka tu. Ariko ko nindu zindutse ari kunkomagira baku. Nizere ko atari mutekano gose. Iyishuza ajya nzindukirana ntago ndukunda pe. Ahubwo sigwa rufunguzo narushize bahu. Ururi ati. Niko ubushize nakubwiye ngo iki? Ubwira isi kinye. Niko. Wowe rebe. Ninjye wenyine. Hanyuma se yindi ubushize wambwiye ngo iki? Njye wenyine. Naringize ngo impuza wa Mungu wishuzaga ibintu by'amasuku. Ni amahoro ziko nzindukiye. Chance amahoro pe. Ahubwo tugende mu nzu kubwire mabo. Ego ko. Ngaho da tugende umbwire. Ko banzu nampubiriti. Mbisigira usimaboko wabaye. Namabera. Nambisa. Bisa rwose. Usigaye wibagirwa ko ndi umugore wundi mugabo. Bega we. We, wazirayemo cyangwa uziramukiyemo? Nawe reka gukabya. Nkabya kiryo fuke n'iryiki. Ukumva ziri kunuka hose. Nabi. Nika chai nashikiye ntabirenze. Arararara. Hanyuma se icyayi gihumura nka rikeri ni icyayi. Yabaga. Baratuzanye dushaje ta. Ntureba kubyukiye kuri rikeri. Ariko harya ngo umukazi w'Imana. Va muri ibyo ngibyo unyibwirije. Ngo bimeze biteze. Ariko shaho noneho dore nta bari ugusa neza uri gusa nabike. Tangiye. Byihorera sibaho. Biretse. Umva mabo kabanyamagambo. Umva namvuye mu rugo nkebye kamanzi. Mukwipase kandi habaye iki? Nyine niyo mpamvu nje kukureba. Unabyutse nitegura vuba umusize nawe ari kwitegura nanywe icyayi ngo agira ngo tujyane kwa muganga tujye kwisuzumisha tumenye impamvu tumaranye imyaka 5 yose ntago twita ntandivamo nta gahota yasaresheje mugabo. Zimeruka warakoresheje ubushoboye kose ukamujijisha akaba yaranabyihoreye. Abanza noneho amaheri yanshiranye. Uri sinzi icyo mubwira. Yakaniye mu wumve ko ari n'abantu babyutse bamubwira ko ngo bazindukira ku iduka rye kurangura ariko akabahakanira babwira ko adahari. Ubuzi yatewe n'iki kandi? Mbaze. Maze hari ibanga yamenye? Iri ubwo. Nyine yarindi tuziranyeho twembi. Ashwe da nta nakanunu. Naringize ngo wenda.
impamvu nyine bimutera ubona ko ntasama da nta mahoro aba afite namba ntabwo ntamugize mujijisha amubwira ko nkomeje kubisengera ndetse ubu nanabonye umunyamasengesho mushya ujya usengera ababuze urubyaro ariko yanze kuva ku izima ariko wowe wazamuzanye tukamusengera mvuye wowe yazakuvumbura bidateye kabiri kubera se ngaho ibaze noneho umuhuye akumva uri kunuka rikeri ntari kimwe na divayi mbabarira nanjye ubwanjye ntacyo nazongera kumubwira ngo acyemere wakwitabeho telefone mbese ireke ntabwo mwitaba rwose ntazi icyo mubwira ahubwo ngiye namushama bo kuko ibinyoma byashiranye pe mugiriye inama se bahu numva ngiye nkwibarize mbwira niba nta muganga uvura ibi byacu mwamuziranye ngo umundangire sibyo hanyuma ko ibisubizo byabyo bizi ubwo urukumva byatanga iki mva igikwasi yewe nyine ngiye icyo nshaka kuko icyambere mugomba kuba muziranye urumva hanyuma ukamunteretera ubundi tukazajya bakaduha ibisubizo ngiye nshaka pani by'ukuri ako kanura urumva atari ingingo urumva atari ingingo reka ndebe ambaho hari uwo menyaga rwose oya urabivugisha ukuri kandi ndabyizeye amafaranga go kuri weho ntaragibura ntabwo arayibura rwose twagamo akabikora rwose haba we ntiwumva se ahubwo manushe yego ndagushimye rwose ubanza none urundi utorotse nimbona ndukize nzagusingiza nzakuririmbira mana simbizi maboko we urakoze n'ukuri ngaho nshimira nyine cyane kandi ukoreshe bwa buryo bwanje nawe tuziranye we buryo se niko sha bya muri Kigali n'izi nzoga muhora mwinywera oya gasome muze gasome wumva ukubaye rwose yewe reka ngasome ndagasoma numve ko nabyaye neza sha ariko wanabyaye neza ese sha ubundi wazanshakiye akazi mwa ubwo urumva uri tayari kujya imihanda i Kigali se muze none se mukorera mu muhanda mva ye sha undangira ibindi bireke ariko rasetse numvise ko mukora akazi koroshye kandi mugahembwa menshi si nk'ino mu cyaro kuba kuhingira rubanda bakazakwicira ufatiriye nk'ishoka yabo cyangwa ukamufata mu mashati mwagiye munyurwa naho muri n'ibyo murimo koko wa musaza ubu iyo witegereje rero ukandeba ngiye hatarubona naragezeyo mutagera yose hose iri cupa uretse kuba nta n'urinywaho hari n'urizi n'ahangaha rikerisha wenda ndangira akazi ibindi bireke mbese muze ubwo uri tayari kwikorera televiziyo saa 8 z'ijoro ukirukanka ibyo urumva wabibasha ubu rero ushatse kuvuga se ko nawe umukara ukora nijoro sha cyangwa byehorere ntabyo ze wowe ariko sinumvise ngo amatara arayakara nabishobora sha nabishobora rwose ewe wabishobora rwose mwiriwe neza kwa Bihira nyumvira kandi rubanda ntiwabura kumenya ko umuntu yiboneye akantu mwiriwe yemwe wasuwe n'umukire nyine ngo babyumvise atakabona kansabaho mwiriwe neza Mukankusi we kumbe wa muhungu wawe yaje kugusura yansuye da yaje rwose komera bizabara umwanzi we arakwirenza mu mazina ngo se abanyakigali data we cyore siryo ryamukujije se atarajya mu mujyi cyangwa siryo riba ku byangombwa bye ngo yitwa ndese nakwibwiriye ngo ni hatari nda hatari se yamvugo njya numva bavuga ngo ibintu ni hatari ubwo ni ibyo nyine niko se hatari we amakuru y'umuhungu wanjye se ntimuherukanye se tuvuge ko mutavugana kuri telefone hanyuma se iyo tuvuganye mba mureba mwana wa ntamurira nawe mbona nyura ntera ivumbi n'ibyondo za Kigali ye ntamurira n'abahirwa urumva ntamusabye akazi warakanyima yego usaba ko kwiduka ryaranga unanyiriyeho cyane yaciye amazi ubwo rero nge ntamuriye nawe niko mwa
ko nigeze kumva mbwira ngo ntiyakaguhanguka kuko uri umujura se Ye? ubwo ntiwasanga ariyo mpamvu wa mukecuru watanze utanzamurira kamere ngiye nkaguha ukuri urumva mva mbese niba se wigeze umfatana ibyawe ego mana ubundi uwo muvuna muhito wawe yigeze amfata mwiba yaganga ko abakire birata nk'ijogonyero wabo gusa ariko kwa Mukankusi mutugendaho ye atatugendaho Ese umva kuba mbese mwarakize se bibaha uburenganzira bwo kwirirwa mudutaranga uko si mwishakiye nk'ibyo byose se oya data we niko hatari we humura nanjye yarabimbwiye numva arambeshya rwose muze ndakumva rero ngewe ndashaka kwiyambukira hakiri kare ngo reka ngusigane n'uwo mukecuru mukomeze muganire ibyanyu none se ninjye utumye ugenda ariko ubundi wagutuma ku mwana wanjye urantuma se urantuma iki hari inkoko y'isake iri hariya nororeye umuhungu wanjye nagira ngo uyimunshyirire mwana wa ariko ye wayigurishije se ukamuherereza amafaranga akayigurayo ariko murasuzugura koko ubwo urumva ngewe hatari ndo kugenda nteruye rusake n'amatotoro yayo oya iriya sake uko nayoroye nta wundi nayororeye yewe ni umuhungu wanjye uransuzuguye yewe yohereze dore imereye nabi nanjye insenzi nitinya gukangura abantu niba yarayirondo niba ari imotse sinzi ibyayo ugira uyikure hariya rwose nanjye ndabirambiwe aha isake yanjye nayo irarengana none se urabyemera hata ambohoke yizana mwereka ariko ubundi zana isake nta kibazo ubereza isake urakoze mwana wa dorere none se kunyuraho ntunamvugishe nk'aho twirira mu ikama nkuvugishe yampaye nka data wowe utekereje urumva nkwiriye kuba nkuvugisha kuko ariko mana yanjye none se habe no kunsuhuza uti wiri bute sheri ariko nikorebe ndakumva nta soni koko turare dupanze gahunda yo kuzindukira kwa muganga uzinduke witegure ngire ngo turajyanye nanjye mbyuke nitegure nindangiza kwitegura nshake umuntu ngo tugende mu bure nimuhamagara mbura unyitaba umunsi wose mpaka na telefone ivuye ku murongo ariko se nta no kumbaza impamvu koko urihutira kunshinja ntagushinja se ndabuzwa n'iki nese kuki udatekereza ko nahuye n'ikibazo cyatumye gahunda twe dufitanye nyica nta mpamvu n'imwe yumvikana Ego, mana kuko iyo iba ihari nyagasani. rwose uba wayimbwiye Kuki? ariko wowe wahisemo kunsuzugura bikabije kwanga no kunyitaba ariko ubwo urumva nta soni ufite koko rebe ngo nta soni mfite ndakubaza nyine ndi wowe sinaye no kurugarukamo ndakurahira yego mana nuko umbwiye sheri ngaho sheri se yibiki nukuri mbabarira unyumve pe ntabwo nshobora kukumva ese wateze amatwi ntege amatwi mu gitondo ngiye amaze kwitegura hari inshuti yanjye dusengana ku rusengero yahise impamagara ngo nyisange mu rugo byihutirwa hanyuma bigenda bite nyine ngezeyo nsanga yarembye cyane arambwira ngo arashaka ko mujyana kwa muganga hanyuma ugezeyo wanga no kunyitaba rero nyine ntega amatwi ubwo nyine nibyo twagiyemo ngewe n'indi nshuti yanjye turi kumufasha tumwitaho tugira dute twiriwe kwa muganga rwose tumuriho ariko nuko ye erega urashaka no kwirizwa aho ngaho nta mbese n'isoni ko ari uko udashaka kunyumva uragira ngo ntabwo ushobora nkubwize kukumva urumva ibyo wavuga byose ubyumva ubwo nyine umenye ko nakumva nanjye ntabwo ari njye pe urumva ari njye wishimiye kwirirwa mbona abandi batwita bakabyara bakonsa abana babo bakabaheka bakaganira nabo uranarise njyewe ndaho gusa ndetse urumva bitababaje kuki wumva ko ikibazo dufite ngewe kitampangayikishije ikibazo ufite kiraguhangayikishije Kitampangayikisha. ndakubwiye ngewe rwose mba mbona utabyitayeho Sha. kuko biguhangayikishije ntiwakwitwara utyo wakabaye uza tugashaka ubuvuzi ariko urumva ukuntu uri kunkomeretse kama none se ngewe narabyanze uri kunkomeretse nyine ko wabyemeye se ntiwabyutse unkwepa njyaho gukwepa utankwepanye ariko ubu ibintu byose nkubwira urumva ari ukugukwepa koko ngaho reka mfe kubyemera ni mama w'imana sheri hanyuma se Ntabwo ukarenzaho no kwanga ngukwebye. kunyitaba ukanga kunyitabara kwanga kukwitaba se kuko ari byo nshaka kugusobanurira naho ukambera ibamba ntacyo nakumva urandakarira gusa nyine urumva
kubera uko kuntu twirukankanaga uwo murwayi byaje kurangira telefone yanjye nyibagiriwe mu rugo iwe nyine ubwo tujya kwa muganga sinamenya ko nanayisize ndakubwiye ngo nta cyumvikana kirimo yine niho twiriwe bavuye mu kanya gato mbese nyine turasa n'abaruhuriyemo ibaze ko wiriwe kwa muganga kandi serivisi dushaka ari iyaho kuki utashatse uburyo umenyesha nibura ngo mpagusange twisuzumishirizeyo ni ukuri sinabitekerejeho sheri ntabwo wabitekerejeho ni mama pese nakubeshya ntacyo bikubwiye kandi nyine ngwiki ako sheri mbabara nongera kuvuga ko ntacyo bimbwiye kandi n'ukuri uri kunkomeretsa ugakabya ntacyo reka ncecesheho nyine impamvu ntakubwiye iryo vuriro twari turiho simpamya ko habaho serivisi zijyanye no kuvura abatarabashije kubona urubyaro nabyitegereje ndeba hose kuko nanjye nabitekereje nyine mbona bigirira serivisi zihariye nyine ibijyanye no kubura urubyaro rwose mbona ahanini tubisengera aho rwose ndakubwiye ngo uramponda sinoga urumva nese uranoga bigenze bite nawe rero ariko nta kundi umunsi urarangiye n'ubundi reka ibyo tubyihorere mu gitondo ho nizere ko nta handi unkwepera urumva neza turazindukirayo nta gisibya noneho ubanza ujya koga turi kumwe ukisiga turi kumwe mbese byose bikaba turi kumwe utagira aho uza kunshikira ngaho inyumvira nuko urumva ibyo bimenye kuki ukomeza kunshinja ibinyoma sheri ariko ndagushinja ibihe binyoma ibyo mvuga bitari ukuri n'ibi dore wandakariye utuma ntanakubwira amakuru meza nabonye aho twiriwe yahise ayo makuru wanza ucururuke basi sibyo mbwira yewe uve muri ayo nyine hari umuntu wandangiye umuganga ngo w'inzobere ku bitaro ahantu ahagana nyine uretse wumve nawe ngo niwe wabavurisha bari bamaze imyaka 10 yose nta kana none rero nagira ngo ejo bariho tuzajya kwisuzumishiriza urahizeye neza se yego mana yanjye ndahizeye 100% rwose nyine uwo mudamu wahandangiye ni umukristo cyane ntabwo yambeshye aranahanura pe rwose ntajya abeshya bibaho nta kibazo tuzajyayo numva se urakoze mugabo mwiza va muri ayo ngaho rero reka njye koga ndumva ndushye yego mutegura ameza kare kandi umuntu aryame hakiri kare tuzabona uko ejo tuzinduka nta kibazo rwose sibyo nibyo sheri ariko mana yanjye ejo wongeye ukankweba ni ukuri kw'Imana sinabitinyuka mukunzi aho gira vuba nanjye yewe rwanda bahura n'ibibazo reka muhamagare kamuhamagare amusenze nimero y'irembe se alo umva se mpara kuvana amagambo aho ngaho wa muganga amubwire ko ejo tuzajyayo azatwitegurisha sibyo oya mubwire nonaha sawa yego twabivuganye yewe yabyemeye sawa sheri nabara kirandiye wisheri wanabara bigenze bite n'iki gikuriye n'ikibebasha niko sheri bigenze bite sheri inzu yawe zuzuyemo wagira ngo urazoreye wisuwe ndebera uzi ko zandiriye agasakoshi aho ntundorera sinakubwiye ngo ukavana ahangaha ukananira koko none reba imbeba zagahinduye ibiryo ndababaye basi uzi ukuntu kamenze ariko maze nta nubwo nzagaruka hano iwawe umva ye ukase wabitinyuka koko maze mba numva wakwigomera hano tugakomeza tukibanira pani ibingibi byo kumara iminsi mikeya warangiza ukisubirira iwawe nuko ye nkaguma hano se twakoze ubukwe ngo n'ababyeyi babe bazi ko tubana nk'umugore n'umugabo ubundi si ubwo si icyo cyonyine kibura reka sheri urukundo turarufite tunamaranye iminsi yewe ariko nyine dukeneye ko bijya ku mugaragaro apana kubana gutya bujura rega shaho n'ubushobozi bukibura ndebera nawe hariya Nyabugogo nirirwa ncuruza amafaranga kuri telefone ni uguhiga ibiceri bitagwira
nawe akazi kawe ntikameze neza. Mbese mba numva nk'umunsi umwe ndamutse nyagwiriye twarara tubanye pe. Kuko ndagukunda cyane. shaho se ko amafaranga yabuze so tuzabigira dute koko? Ariko ubundi abadakoze ubukwe ntibabanara? Barabana, ariko se nawe mbwira ubu mu by'ukuri urugo rwacu rwaba rushingiye kuki? Sha nta bushobozi bwo gutunga urugo dufite pe. Ariko ibyantunga nawe byagutunga nyamara. Sha ntugakinisha urwo sheri, ubwo uzi imibare rubamo. Nyamara burya bihuje Imana irabafasha. Ntabwo twabura imigozi tuzirikasha. Ubu se hafi icyumweru tumaranye hano twigeze tuburara cyangwa ngo tubwirirwe? N'indi minsi rero yagenda itambuka ubuzima bugakomeza. Ariko se wamugane. Gusa nyine ntibiba bisa neza. Ahubwo mba nibaza nk'ubu uramutse unteye inda we Yesu mwami. Urumva se bisebetse? Uranyumvira di? Ngenda gukunda cyane pe. Sinayihakana rwose. Urabigisha ukuri? To ncikira ijosi wala. Mu makosa nakora iryo kwihakana inda nzi neza ko nayiteye ntiririmo. Ariko ibazo uwo mwana wazakura yumva ngo ise yaramwihakanye we. Nyamara abasore nuko muba mwivugisha. Umukobwa bwacye ababwira ngo yarinjiye muti sinjye mugabo utera inda njyenyine. Mado ntabwo nge ndi rusange. Ndi ngewe ndagano ndihari kandi ibyo nkubwira mbihagazeho. Cyakora nujya umbeshya rata ndakwizera ndagano mwiza wanjye. Ntiwumva se ahubwo. Sheri. Kawe reka nkurebere ijoro wambara ukajyaho bisete itangiye gushyuha. Shaka se kuba wangomesheje. Ubundi seti binashyushye guhera saa 11 aho abarangura baba babikuza. Kirugende nyine turi gutagiye nk'ejo se nyine. Ejo niwe wangomesheje ariko amva ye uzica amande. Ukagira ngo wowe ntiwabishakaga rero. Shiri, ntabwo wabonye se ko baduhamagaye? Ubwo twitabe mu biro bya muganga tubisubize iyo baduhamagaye rwose. Kumbe nari ndangariye kariya kana gakina hariya. Nyako nawe ngwino tugende. Agatubyose. Ni karibu. Ngaho ni mwicare tuganire. Murakoze muga. Muga, ubuse hari ubwo bitinda ntiwanabitubwira duhagaze ntitugukerereze ko tubizi mugira akazi kenshi. Ariko se muganga yigeze akubwira ko urimo kumukereza? Nta kibazo umwanya ndawufite. Kandi kubakira nabyo biri mu kazi kanjye. Yego rwose. Kandi mutubwire rwose tubateze yombi. Harya nimwambwiye ko mumaranye imyaka 5 mubana? Niyo pe 5 rwose. Kandi yose nta rubyaro tugeze tubona. Niyo mpamvu rwose twabagariye ngo mudufashe. Yego birumvikana. Nizere ko ibisubizo mbaha ntacyo bihungabanya ku mibanire yanyu kandi. Yewe ntacyo pe rwose kuko niba Imana yaradushoboje kubana iyi myaka yose kandi tukabasha kwihanganirana. Urumva koko hari icyatuma bihagarara. Murakoze. Mu bizamini twafashe rero twasanze ibigaragara uyu Kamanzi nta kibazo afite. Nibyo muga. Ndetse ashobora kubyara. Ntibishoboka. Nako none se ayiwe muga none se ntabwo maboko tuza wowe. Natuje ngaho komeza tubwire. Ese bigenze bite gutangiye kuvugishwa kandi wowe da? Komeza ratutwibwire muga. Komeza tubwire rwose muga. None ngewe niba nta kibazo mfite ubwo nyine kiri. Yego kiri. Noneho rero wowe Rebeka. Muga munyahanganireho gatoya. Ariko subaye iki? Muga ndaje gatoya rwose. Ngaho. Uyu se none watewe n'ibiki mwuka byara? Mana yanjye. None se telefone yanjye yigiye kandi. Muri cara madame. Tuza rwose. Sitse umutima hamwe. Ndayibuze. Ihangane kandi tuze mbabwira ibisubizo byose. Yewe ubanza ntazi ikibazo gihari nanjye pe. None se maboko nako telefone yanjye igiye he? Maboko telefone
muga nahise mugenzi wawe amaboko mwavuganye munyihanganira nkora akazi kanjye noneho ibindi turabiganiraho nyuma se ariko se rebe watuje muganga akatubwira koko ntuzi ko twaje hano kubera ikibazo kiduhangayikishije dukeneye rero ko muganga adufasha kandi akadufasha mu bushobozi n'ubuhanga bwe urumva ntitutamuha umwanya rero turaba twamuganiye ubusa tuza rero tubwire yego ndabyumva kandi ni mama y'Imana natuje ariko ni ukuri muga watuje kandi utamwemerera ngo avuge nari nibagiwe ariko nyine muga uwo maboko sinzi niba ese uwo maboko ni muntu icyo ukomeza usubira ndamuvuze harya yewe ni mugenzi we sinzi niba ari umfitiye telefone ariko nawe rero none izi telefone yawe si ngiyo mu isakoshi yawe ngwiki iyo telefone si uvuga ngiyida telefone ngo maboko nari mpangayitse n'impama ya Mungu sinzi ukuntu nari nyibuze pe muga gusa isakoshi ntanafunze rwose rebeka sinzi hanyuma rero madamu yego ndabumva twasanze nta kibazo ufite ayiwe yewe uravugisha ukuri muga oya nta kibazo ufite yo mana ngushime haleluya mana ushime cyane ni mama ya Mungu mana nzakugurira nzagusanye uhimbazwe ayiwe data we mana yanjye amashimwe nawe iteka ryose mana ngaho da none se muga ubwo ikibazo nyine kiri he yegora kiri he nashaka no kwicara ngo mbwire utuje ndeka sha ndicara se ndicara iki yicara ufite amahoro nawe ngewe ntashyo aho da ntuzi ko mu kanya umpamagaye mbaza niba ndi mu rugo aho kumbwira icyo unshakirwa kupa ubundi bite byawe mada nawe byihorere mana yanjye maboko mufashe banza twakizwa na mbuga umushenzi mwizere narangiza ntenguye kuriya maboko se kandi mwongeye gucudika mwapfuye iki se none byihorere sha agize amahirwe ko sinamusanga iyo na telefone ye nyibura ku murongo yari kunyizwa n'iyakara ngere Rebeka ntanzi maze rero Rebeka nabo bimvangavanga nkuvanga si iki tuzi umbwira ikibazo cyawe ibyo byose uje hano kugira ngo unangishe inama ariko ndumva ukomeza kwinyurira hirya no hino sinzi ibyawe jamado umushenzi ngo ni maboko twumvikanye ko nshakira umuganga yizeye w'inshuti ye noneho nkazajyanayo na Kamanzi umugabo wanjye none umuvuna muheta ibyo twavuganye ntabyo yakoze sha umuganga w'ikize ni umuganga mu bijyanye n'imyororokere rubanda ntimunagira ubwoba da wowe Rebeka ukajya kwa muganga w'imyororokere ujyanye n'umugabo wawe gukora y'ikisubo ese wowe ntukijijishe uyobeye imyaka ngiye na Kamanzi tumaranye tutabyara ubwo se urumva yaba ari aho atibaza impamvu urumva se yaba ari aho adashaka ko twajya kwa muganga kwisuzumisha ngo batuvure none se ukabimwemerera nese urumva nabigenza ne kandi ariyo ndirimbo ahoza mu kanwa ke hanyuma se ntiwiyizi tiyizi ariko se ko nabimuhishe numva nabikoreho iki kindi koze rubanda ntimugira ubwoba n'ukuri kw'Imana wowe urabizi neza ko udashobora kubyara bibaho kuko nta nyababyeyi ugira warangiza ukemera kujya kwa muganga kwisuzumisha ubwo si iyo mpumyi y'umuganga yabasuzuma ntibibone niya cacakeresha nyine nahe napanze na cyamaboko ngo kitubwirire umuganga ko tumuha akantu urumva noneho ngewe na Kamanzi tukajyayo bakadupima hakaduha ibisubizo bivuga ko ngewe mbyara ahubwo Kamanzi ari utabyara urumva yambara tayari umuganga yakoze akazi ke neza rero agaragaza ikibazo cyawe oya disi ntabwo ari byo yakoze ntizubabajwe n'iki byagenze bite se ubundi nyine niba cyamaboko cyaramusobanuriye nabi niba ari umuganga wumvise nabi simbizi pe wumve ko twembi yatubwiye ngo nta kibazo dufite sinumva gukoreye umuti se ikibazo ufite ni iki ubwo nyine Kamanzi twatashye avuga ngo ntiyumve ukuntu twembi turi bazima ariko tukaba tumaze iki gihe cyose tutabyara mbese mwabyara mute nta nyababyeyi ufite barayigukuyemo nawera ubwo nyine yahise arahira ngo turajya ku bindi bitaro byisumbuyeho nyine ngo nabo bakora akazi kabo wumve ko yiteguye kwishyura amafaranga ashoboka yose ariko tukivuza nshuti yanjye se hari aho baremanya ababyeyi ngo bazayigusubizamo ubu nicyo kimpangayikishije mado
ndibaza uko bizagenda byancanze neza neza. mama we njyewe nabonye buriya buraya twabagamo mbukiza amahoro umva mpora mbishimira imana nkimara kubona ukuyemo inda ya 7 ikakuzonga bikaba ngombwa ko wakura amanyababyeyi sha nahise mpabuka pe. ariko nawe ntukabone nibereye mu bibazo ngo ushake kunyibutsa amateka. n'inzu uragira ngo mbikore wiki. sha ni amateka yacu da. ariko nawe wagize uruhare muri uku guta umutwe pe. neza uba agiye gushaka umugabo uzi neza ko azakenera ko mubyara wumvaga uzamusobanurira iki. ntabwo nashoboraga kubaho gutyo gusa nta mugabo mfite di. ubwiza nari mbufite nteye neza kandi n'abagabo banshaka cyane. kuba rero nta nyababyeyi mfite ntabwo ari ibigaragara inyuma ngo byari kumbuza gushaka umugabo. aha njye ntigiriye amahirwe nibonera umuhungu nkunda pe twibaniye neza. nagize n'amahirwe aranyumva nta ndenganyiriza hahise hanjye ubu ikibura n'ubushobozi tukibanira. nibe nawe sha none ni umwana mwiza ndagano wanjye n'ubu nari maze iminsi we twibanira ahubwo maze iminsi nkeka ko ashobora kuba yaranteye inda. ubu ndi kwibaza ko tuzabana nta bushobozi bikanshanga. nyumvira sha wowe ikiguhangayikishije. ewe yabuka kuyisama nanjye ntabibashaga basi. ihangane mwene data. ariko irengegera ngo ni maboko nayo kandi shaho se iyobeye ikibazo cyanjye ariko ikarenga ikankirishamo bene kariya kageni muvuna muheto gusa. nahise muvandi kanumva nanjye nta gitekerezo mfite. mana yanjye we mana ko wumva abagome n'abagambanyi ukumva amasengesho y'abanyabyaha ruharwa. nanjye sintera imigeri pe ndemera ko nahemutse narakugomeye kenshi cyane ariko mbabarira inkizi rya none. nk'ubu yesu ko yahoze akora ibitangaza nanjye yagize gutya koko akakinkorera nkabyuka numva muri njye mfite nyababyeyi. shaho si iryo sengesho koko ndetse nk'isengero. ariko we niba numvise neza mu kanya ntumbwiye ko ushobora kuba warasamye. sha birashoboka cyane pe kuko uyu ni umunsi wa 3 mbuze imihango kandi itariki yanjye yarageze. uravugisha ukuri? njyewe na ndagano tumaranye iminsi ntitwanikingiraga ubwo rero birashoboka cyane ko naba narasamye. none se we twashatse kagakoresho gapima niba umuntu yarasamye kugira ngo bigende biteze. wowe mfasha tubimenye ubundi nidusanga warasamye nkwereka umuti nikorera sha. ahubwo tugire vuba umva nta farumasi iri hafi aho ngo nyaruke nkazaneyo. none se nyine nusanga narasamye biragufasha iki? umukecuru ndakumva. dore n'aha akamanza asigaye atuye rero. ugira ngo ntungiriye neza se ntuze we harya ngo ni hatari. nari ngiye kuvuga cya kizina wanga noneho wari kumerera nabi. yewe kiriya ukivuze ino nta n'uwamenya rwose ahubwo nawe nushaka uzakibagirwa. nyamara izina ntirikujije koko bizabara umwanzi uba wumva ari izina ribi koko. ngaho ryumvira kandi arisubiyemo. ngaho nkomangira kwa kamanzi bankingurire da iby'amazina yawe ni akamaramaza. ko nkubwira gukomanga se ugakoraho ubwo urakomanze muhu. ninakanze ku gipangu barumva baze bagukingurire. rega mukecuru ntabwo abasirimu bisaba ko inzugi zabo zihondagura ngo urakomanga. koko kandi koko ndabona bakinguye di. komera kamanzi mwana wanjye. komera mama. niko nzi wawe nkubure kumbi ngo mwarimutse. uraho ariko mama. uraho neza. none se wowe ubundi ujya kuva mu cyaro nta no kumamagara nibura nkubwire ko uje ino wanagera ntunakome impaka winjiye mu rugo rw'abandi koko. reka sinari nzi ko mwimutse da. muri Kigali rero iyo nta nzu yawe wubatse iteka n'iteka urimuka da. yesi rwose. none se kuki wabonye utahambonye ntunahita umamagara kandi ufite telefone? mwana wa ibyo byose nabyibukaga rwose. sinzi uko nari nkiri kurindagira mba mbonye uyu muhungu wabihira bake niwe wantabaye yo kabyara. uzi we ko yahise amamagara aho byakunanije iki? cyakora bagize amahirwe rwose. ngaho rero nimukomeze rero muze mwinjire. mukecuru ndakumva mwana wa. ugira ngo njye sinisubiriye kwirigara. yego umuhungu wawe uramubonye akazi kanjye kararangiye.
ngo usubiye ku cyata nsubiye kwirigara ngo iringara usigaye uvuga rwa rurimi rw'abaturanyi se ko aribo numva ngo bavuga iringara mama ndakumva izo mvugo n'iz'abarara we ntiwabiva mu byihorere yego mana kama ndakumva ngaho rero muhembe dore ntako atagize yaje anantwaje n'utu tuntu ureba utunyobwa n'ibi byose nakuzaniye aha nta kibazo hatari we yo none se ubwo nkurebere cya mitsingi ugisekure cyangwa hari n'inzoga ewa bose ushaka wanyira ibiceri biguze iyo mitsingi ndaguramo imyaka sinshaka kunywa izo nzoga nshaka kunywa inzoga ndagura icyuma ni renzeho ntacyo noneho kandebera ok ngaho kera bingahe birwaneho ushaka urakoze bose ese mwana wa uyu muhungu wongera umuhembe pe wabonye isake namuhaye akakuzanira isake murabeho mwirirwe nge nagiye urakoze rata hatari we none se mama ndiko ndakumva isake uvuga byo ni ibiki none se uriya muhungu simperuka kumuha isake ngo akuzanire ndakurahiye ntayo yanzaniye pe uravugisha ukuri mwana wa ndakubegera ikizi ubwo nyine yayiririye nzira hatari we ntabwo umuzi ndakubwiye ngo isake ntayahageze pe buriya rwose umubu ngewe naherukanaga nawe mu mezi nk'arindwi ashize reka da ndakubeshyera aherutse mu rugo nta byumweru 3 bishize nibwo namuhaye iyo sake ngo ayikuzanire rekera nyine ubwo karabaye nyine hatari ja reka ibyo tube tubiretse kama cyihorere rwose none se mwana wa ndakumva mama arahari indese kandi nyine wa wundi uravuga umugore wanjye se yego yewe yoya ntawe pe hari bagenzi be yagiye gusura kandi ahavuye mu kanya gato wamushakaga se ahubwo ngeze amahirwe ko adahari reka nkubwire icyo nagushakiraga ukagira inkuru rero niko mwana wa na n'ubu si uwo mugore wawe ntarasama mama ko nakubwiye ko nibicamo nzakumenyesha kuko aka kanya urarambiwe umva rero nkubwire ikinzanye hano huti dore wa mukobwa mwabyaranye muri iyi minsi mfite amakuru ko ngo agiye kujya hanze y'u Rwanda kandi akajyana umwuzukuru wanjye de narinje kubikubwira ngo ugire icyo ukora ugira icyo nkora kiheze kandi ko agiye kugenda ndabizi ndetse nzi ko agiye gusanga umugabo we aho ntunyumvira ra arinza gucika ureba he ubu koko kubona uriya mumaranye imyaka magana n'amagana mutampa kuzukuru wabuze iki ngo ushakane n'uriya ko we tubizi neza ko abyara yewe uramutse unamubwiye ko ushaka kumurongora nuko kujya hanze yabireka n'ukuri nta wamenya wabona biretse rwose kuko ntiyasiga umugabo babyaranye ngo asanze undi shyanga mama ndakumva kuba tutarabanye mbere hose nkimutenda nuko twasanze bitakunda ibikizi ndabikubwiye kuba narahisemo kubana na Rebeka nuko ariwe twahuje kandi tubanye neza mubanye neza ariko ntimubyara ibyo se bimaze iki ni igihe kitaragera ariko mama nyumvira ariko ubwo ntibakuroze wa muhungu we ntaho ndoze basi niba utamubujije kugenda ngo umurongore wamwinginze akagusigira umwuzukuru wanjye ntabwo bishoboka mama kubera iki rwose bireke umwana aracyari muto wo kurerwa na nyina mbese amategeko ntamunyemerera kandi nyina nta bushake bwo kumusigira afite rero ntacyo nakora gishoboka ngo amusige ibyo bireke rwose bitaho umwanya bahungu umwe ubuhombye umwana n'umugore uzi neza ko abyara hejuru y'uyu wazanye ugiye kunshira umuryango koko oya mama turimo kwivuza kandi twizeye ko bizagenda neza mwivuza ibiki ariko ahubwo mbona ari wowe ukwiriye kwivuza kuko ntuzi ibyo bakuroze ntubizi rwose ntakubeshyana n'ubu amatsiko amereye nabi pe sindumva impamvu kuba ntwita ari inyungu kuri wowe byihoresha ahubwo ndashima Imana kuba twasanze utwite mbwira rero ngo uteze amatwi nizere ko wa muhungu mukundana atari hafi twumva wamara ubu ninjye nawe turi muri iyi nzu Imana ishimwe umva rero Madonna ndashaka ko dupanga gahunda ngiye nawe urumva wambereye inshuti kuva kera cyane wambereye w'ingirakamaro inshuro nyinshi aha rero ndashaka ko tubishyira ku rundi rwego sibyo ariko nyine bikaba mpanguye si ko ukomeje kumvanga nyine umva ndakumva Mado ndashaka ko ngiye nzaguha 2 cyangwa 3 noneho wowe iyo ndu twite ukayingurisha
sibyo fungo araseka ese ubwo uraseka ngo gikugurishe yungurishe nyine ese icyo utazi ni iki kugurisha se ntabyo uzi rero reka ngo bazirebe inda ntwite ko atari umwenda ngo ndaguhereza amafaranga kuko agira imana ubwo biragenda wowe tuza nyine mubwire urumva wowe nyemerera uwo mwana uzamuntwitire sibyo noneho n'umubyara uzamume nzabona ubukira uriya mugabo kuko ni ukuri kw'imana ubwo kunjyana kwa muganga kwa hato na hato bizagera aho bigaragare ko nta nyababyeyi ngira kandi urumva nyine bimenyekanye bahita bansenda riva kandi rwose nyirukanye nahita mbakabwera ni ukuri kw'imana nta handi nabona nerekeza uriya bukire sinazabwikuramo rwose nyine se ko ari umugabo wawe ushaka kwikiza uzamwikiza ute kandi ari njyewe utwite byihorere wenda umwana ndabyumva pe hagoze urumva umugabo mubana yayoberwa ko utwite watuje kuko byose namaze kubitekereza neza kandi mbizi neza ko gahunda zose ziri ku murongo wabitekereje gute nyine sha burya nubwo nabuze ubwenge bikamviramo gutakaza nyababyeyi ariko ubwonko ndabufite dore icyo nshaka wowe ntunyemerera tuzakorana urugendo rwo gutwita sibyo nitwitishe ngiye kwa muganga kwipimisha nk'ibisanzwe nk'abandi badamu bose ngire ibintu byose bya bindi nyine byose uzi bikorwa n'umugore utwite nzabikora ahubwo uraseka iki ngewe na n'ubu sindakumva neza pe urambwira ngo utwite ukagira ngo use ni nk'iki sinzi iyo utwite buri wese arabibona sheri ni nako utabeshya umuntu ngo uratwite kandi udatwite ngambwira ukuntu uzabibwira Kamanzi akabyemera boshye afite ubumuga bwo kutabona nako nawe yakabakaba mani niyo yaba atabona sinakubwiye ko byose nabiteguye nyine maze iminsi mbitekereza umugambi narawunogeje urumva ubu niwo usigaje kunyemerera Kamanzi zizamushobora ute umuntu murarana kuko wamubeshya icyo kinyoma bigashoboka ngewe nzashaka ibintu nzajya nambara ku buryo nyine ngaragara nk'utwite urumva hanyuma uko indikura aba ari nako nzajya mbyongera kugeza mbyaye nako kugeza ubyaye nese umugabo wawe ntimwambarana ubusa ubwo se urumva uzabigenza ute ku buryo muzamarana amezi yose atakubona wambaye ubusa cyangwa wowe mfashe unyemerera ngusaba ibindi bindekere namaze gutegura uko nzabigenza urumva ndi umwana se aya mafaranga rero ni menshi ariko ntiyatuma mpemukira umukunzi wanjye pe umukunzi wawe arakinnye ni nayo mpamvu mutari abana sibyo kandi rega biroroshye ni ukumubwira ko iyo nda wayitewe n'undi muntu ubundi agatuza shara amanda sinoga pe nyamara ubushatse wanyumva amado n'impamo y'Imana nibinaba ngombwa amafaranga nzayongera ariko mfashe pe mbabarira ndakwinginze ntega amatwi wumve icyifuzo cyanjye undwaneho sibyo mbabarira undwaneho ni ukuri muri iyi si mu ijoro byo nzirwariza Rebeka wabwije kuri umugabo wawe akiyakira cyangwa akareba ukundi abigenza urumva icyo kigiye muzakigenderaho igihe kingana gute ibyo byihorere wowe nsubiza ibyo nagusabye urabinyemerera cyangwa ishati nziza z'inyaburayi nziza n'amapantaro meza eyo bro vipi se mani bimeze bite mani nta byawanjye mani uri mu biki ariko ufite umutima mubi wabwiriwe mani njye ku gahumbi kanjye bavuye kwikubitira icyakora hirya kwa mukecuru ubu ndahaze ntawazi uje kumpageraho rero ariko nawe ujya uri ku mutima mubi mani umutima mubi ukura he ahubwo turi no boro ncomoye ahantu mani reba ukuntu wayinsimbira aho ngaho mu kabati kawe urumva mukanya ndayishakira umukiriya ntabwo nkubiramo nka senyisa cyangwa agahumbi urumva hatarimo akuma se atansiyo ntukambitse ibintu wibye sinshaka kuba umufatanyacyaha wawe yishwe cyane imari zawe ahandi ese ntugashake kubudaburiza kandi uri iniga yanjye mani uze kuba mbona umurezi yarangaye nkamucomora nkuzikosa ibyo indangara imana yarabigabye wana bikira boro ntabyo mbika yewe genda ntukomeze no kunyinginga
ndabona warakaye hari ubanza bakwibye. ntawanyibye gusa ibyo nahuye nabyo ubanza birenze ubujura. Kuki byagenze bite se mani? ubundi sinjya ngwisha amabanga yanjye, reka nkubwire. mbwira nyine. n'ubwo wanze kunsimbira boro ugira ngo amabanga yawe kuyatsimba bijya binanira. reka doruje hano umusheri wanjye Madonna havuye. ariko nkora mbwiye nciye umugongo pe. reka se akubwiye iyi nkuru nyine urumva namuteye inda. yo umusakurasha mbese uri muzima wa kintu ese kutama akaboko wakireze ubabajwe n'iki? ako kantu wamudomyemo ni akakigabo wadagewe. nyine banza wumve. mva waruntuwe icyo ndumva iki se? ntujya umbwira ngo ageze iwawe mukavunwa mukamarana nk'ak'umweru se? si ujya ubimbwira? none se urumva ko waramuteye inda ari igitangaza? ahubwo ntube Babylone nka bya byinga bimara kuryamana n'abakobwa b'abandi byabatera amada bigatangira kubihakana. mwana niba wemera kuryamana n'umukobwa mutikingiye ingaruka zizavamo uba ugomba kuzirengera. urumva ikibazo ntabwo ari icyo mwana. ntumbwire ko ashaka ko muyikuramo akaba ari amafaranga ari kukwaka. ntabwo ari byo ashaka. ahubwo nyumvira mwana. ibaze ko yambwiye ngo iyo ndatwite si iyanjye. ye baba we none se wabaye nduhira abandi mwa? ntibishoboka. gute se? aca abana iyo nda ni iyawe, genda ahubwo genda ujye gukura. none se ko ari nyir'ubwite babinyibwiriye. kuki anababaye anansaba imbabazi ngo hato bitazamenyekana ngo tukazashwana kandi ankunda. ngo bituzi kambasa umusa. ariko rero umwana mujya gukundana narabikubwiye. uyu mukobwa arasirimuze kandi wowe bibera hano ku gahezo ka Nyabugogo uhigeye ibirayi kandi abakire hanze ahangahe inote bararekura. ibyo bintu sinabikubwiye. reka nkubwire ndaga uriya mukobwa ni mwiza cyane. ibyo bigabo ntibyamurebera izuba. urumva dore umutima wawe urababa se muvandimwe ngufashe. ariko rero yari yarahindutse kandi arankunda ndabizi aranabinyereka cyane. ujye uvana izo renga aho bana. uzi ko bavuga ngo akabaye icwende ntikoga se? uzi niba wabuze amafaranga mukesha urumva yaba uruyamuhana ajye nyafite ko nawe. none se ko ayakenera iyo kwiyitaho ayakorera ahembwa desa mani. ahembwa desa ku kwezi kandi rwose yaramunyuze. 200 gusa kuri uriya mukobwa mwiza kuriya. yewe ahubwo yatwisenye. none se mwana reka mubwire ndaga. riba hari abakobwa muri Kigali usanga bakorera 200,000 aba mu nzu y'ibihumbi 250. imisatsi ari nk'ibihumbi 50 ku kwezi. gusohoka bimutwara nk'ibihumbi 300 ku kwezi. fone atunze iyi telefoni iyi ngiyi ari nk'iya miliyoni cyangwa irenga. ubwo se akayakura. inzara no kwambara n'ibindi bikamufata nk'ibihumbi 300. none se muvandimwe ngaho nkarikirira iyo mibare yose nguhaye. urumva akazi akora ibyo byose kabimukorera niba yenga 200 gusa. imenye ubwenge sha. yewe hatari nahisemo ko nzabo kwiriga uzanyiyenzaho nzamusamura data uzamanukana ariko n'ubwirinzi bwa daje igihe ibintu byo gutera amada nshaka. ariko rero umuvandimwe wanjye pore kabisa agahinda kawe ndakumva. none se mwana ungiriye ihe nama koko? fata ibiceri byawe ujye kwa mukecuru wirire sha ubundi ugaruka ukorera ibindi biceri bigwizo yituriza abandi bana bazaza wana. nyumvira sha. none nkumvira iki se? ariko ndaga abakobwa beza muri Kigali barashize bashirase. mu Rwanda rwose wabuze abakobwa beza ku buryo wakwizirika ku mukobwa umwe. nabo bahereye hano bari kubafata. ariko rebe nanone urakibereye muri ayo ngayo n'igihe nakubwiriye ngo itegure tujye kwa muganga. ndakubwiye ngo uyu munsi ntunkwepa noneho. ntabwo nkwepa pe nta n'indi mpamvu nemera kandi. ariko ngukwepera iki? umva byaciyemo ibiki? umva ahubwo kwa muganga nta naho tukigiye. ngombwa iki? mana we ariko mana nzagushimire nzaguterure. none se ni ibiki nyine mbwira?
mana warakoze cyane ni ukuri kw'Imana wishimwe abana we wishimwe ikise kandi mwokabyara uracyari muri ngo tujye kwa muganga umva reka ntutangire kunjijisha we itegure tujye kwa muganga niko nkubwiye ariko ntabwo bikiri ngombwa yuko tujyayo kandi nakubwiye ngo uyu munsi nta kabuza turajyayo turajya kwa muganga ibyo bintu bivugisha sinzi ibyo ari byo rero wowe ntureba ndeba ikize banza urebe iki kirareba tayari namaze gusama ya ngo iki sheri ndatwite sheri wanjye ndatwite aya ntabwo mbyumva neza singaka agakoresho nakoresheje nibyo reba karerekana ko ntwite sheri niko rebe uravugisha ukuri ariko se ndakubeshya ngo bimbarire iki ntabwo mbyumva neza ntabwo mbyumva rwose kandi magana naho ngaho kwa muganga bicara nkubwire uko bimeze mbwira nsobanurira neza nyine maze iminsi numva ntameze neza nuko nyine njya kugura aka gakoresho ubona none nabyutse nipima nsanze byaraciyemo urumva ko bitakiri ngombwa ko tujya kwa muganga byaciyemo ni mama ya muntu singaka ariko wagafashe ukakareba sembyumva uratwite koko none rebe ko waba umbeshya ariko se nkubeshyera iki ako gapimo ko wanakavana ahandi ariko maze ngewe nanga kutemera ntabwo ntapfa kubyemera singaka kandi gapimisho kanakoreshejweho singaka urakabona karacyafunze reka rebe ndabibona koko ntabwo kakoreshejwe akangaka kugira ngo rero nkwemeze neza ngewe reka wemere ko nasamye nyine nyemeze nyine ngiye gusubira ku musarani numva nindangiza nzane izindi nkari wagize wowe ubwawe wipimire sibyo ahubwo icyo umva nyarutse rwose ihute urabwira iki ko ngewe ndagufite uyu munsi ariko waba usubije mana yanjye dore kagacupa karimo inkari se madonna yamaye kagiyemo kabyaramo we gasa ni mana yanjye ibintu wari uvuze ni ibiki za nkari zigiye ayiwe zimenetse uyu mugabo namushyirize we ahamubwira ngo iki ahubwo suna mana birabibyuya mana njye rero nahita umwanga ubu se nanyirayo ngo njye kubaka izindi kuko madonna azivanye nzikuye naca iwe kakanyagwa ngaka ko katutsi mana yanjye ubu nibagiwe ne kuko aho nagateretse mana yanjye nari ngiye guseba we ku mutima ahantu wari uri sha mva ko noneho rubanda bavumbura aha humvumbuye wabura umuhanga to bo reka nze nanarekura amazi y'uyu musarane kugira ngo yumve ko ntaho ukoresheje sha humvumbuye urabura ikive hejuru to seri urazizanye ndazizanye maze aya matsiko yawe no kutemera rwose zana rwose nibyo nshaka kureba singizi zana hano akira n'agakoresho gapfundura ukozemo hano zana hano rwose ntuzi kugakoresha se ndabizi rwose gakozemo ahangaha si gutya ikiraho noneho dutegereze umwanya muto rero turebe ariko ubundi kuki uba udashaka kwemera ibyo nkubwira kuko umugabo wawe uretse ariko reka nishire amazeze reka nishire amazeze ndakwizera cyane pe ariko nyine hari igihe mbona urimo gukina mu bikomeye mana nanjye biba bimpangayikishije sheri ihangane rwose ihangane dushira amatsiko ariko uhumura icyari kiduhangayikishije kirashira rwose cyashize mugabo wanjye uretse ndebe rwose ngaho reba yewe reka ndebe yewe rwose yewe data we usana nakubeshyaga urakoze cyane we imana ishimwe cyane ushimwe urakoze cyane reka wanjye
reka gutora kangusha sheri reka gutora ariko se mutandura hasi we reka gutora ngashyira hasi avushyira hasi utambangamira ugatuma akadada nasamye kabangamirwa nako uzi ko ushobora kugahungabanya kakisubirirayo oya ariko biragaca hirya aka bebe ntusubire turagukeneye ariko se mwana yanjye ndagukunda bebe yanjye ufashe niba muzira wagize kandi niko bigenze bite ngaho urahungabanye se niko urahungabanye ndamoko we girayo yawe byabintu nzabibasha ubu neza no kuruka ndaje mbishobore ndaguhamije akanyagwe sheri wanjye karame nyamuna umukorwe gake cyangwa udakanga karagisiye sibyo umura mukunzi umukorwe gake rwose umura sheri ahubwo se urangurira iyihe mana mukunzi wanjye nta kibazo imana ndayitekerezaho rwose byihorera ibyo ngibyo ni ukuri kw'Imana ndakwinginze pe ntukomeze kundakarira cyane. none se ubwo urumva nabuzwa n'iki kukurakarira? erega gucikwa bibaho urabizi neza ndagukunda cyane pe ndanakubaha nk'umuhungu wankunze nawe akanyubaha tugapanga byinshi. hanyuma kunyubaha se ni ibyo wari ukwiriye gukora koko ngo unyubahishe? kandi umbwira ko nanjye byangwiririye koko rwose ndabizi uri umuhungu witonda ufite ahazaza heza. rero nanze kuba nk'aba bakobwa babona batwaye inda z'abandi bakazegeka kubo bakundana nyuma bakazakoresha ibizami ugasanga ingo zise zisenyuka. ariko ubundi mado karama ubusanzwe ko twaryamanaga kandi tutanikingiye ni iki cyakubwiye ko iyo nda atari iyanjye? nyine urumva nyuma yo guhura nawe nagiye mu mihango noneho nyuma shitani sinzi uko yanshutse pe antura mu mutego nisanga naguciye nyuma yaho gato rero kuko nari mu bihe bibi nahise ntangira kwikeka niko kwipima nsanga byarabaye. ubwo rero urumva ko byanga byakunda ntago ari wowe. mado urampemukiye mana yanjye we urukundo nagukunze rwose ngakwimarira none ndebera windakarira utyo sheri mbabarira ndakwinginze urabizi nanjye sinkwanga pe n'ibyangwiririye gusa nyine nk'umuntu nkunda kandi mpora nifuriza ibyiza ibi ntibizatume tuba abanzi. byihorere ntibizabe mbabarira ndakwinginze ahubwo reka nkubwire hano hari amafaranga narimbitse nagira ngo nyaguhe none nawe ukomeze wagura ibikorwa byawe utera imbere ni miliyoni imwe ndayiguhaye ugenda ureba ibindi washoramo niyo washaka ukabifatanya n'ibi wakoraga byo kubitsa no kubikuriza abantu amafaranga. none se uravugisha ukuri umpaye miliyoni we? ndayaguhaye pe urabizi sinjya nkubeshye yabare yose. yewe we urakoze cyane miliyoni uzi ko ari ubwa mbere naba ngiye kubika miliyoni ari iyanjye? ni ayawe rero. none se uyakuye he we? none se ubwo wowe ntusigariye aho? ese ubundi aya mafaranga waretse tukayiteguramo tukibanira amado? ntitinda y'abandi ndaga sha sinshaka kukwicira ejo hazaza hawe pe iyi ndu wayinteye nabonye ayishaka cyane kandi amafaranga amwe muri yo niho wayampaye ngo nkomeze niyiteho ubwo rero byazaduteranya. none se murateganya kubana? wapi pe afite undi mugore kandi sinaba umugore wa kabiri sinabana nawe rwose. none se waretse ukazabyara ngewe nta kibazo pe nushaka uzamumuhe tuzibyarira abacu. sha waretse kwishyiraho umugogoro ubwo urumva wakwemera kubana n'umugore utwite inda y'undi mugabo nta bwoba bwa sese? mado karame ngewe ndagukunda pe ibyo bindi rwose sinabyitaho na gato. ndaga uracyari umusore muto
ufite ahazaza heza banza utekereze neza utazafata icyemezo wubutse kubera amarangamutima menshi kandi si byiza pe banza ufate igihe witekerezeho neza. ihangane maze nitaba umujama sheri. alo halo salama man. bite yewe ni fresh umva se umusa nyine urumva yantunguye azi ikigarata naneguje mani none ngiye kubona mbona nguyeho hano kwirigara kandi rwose urabizi muri iyi minsi nta biceri ndiho nta kavomo niberamo rwose urabizi nta kigenda. none se uragira ngo ngufashe iki muvande? nyine urumva gusa urabizi uri umuntu wanjye kandi nta kintu nagwisha pe wallahi mpagaze nabi kandi rwose namwinginze ngo muzehe watashe yananiye ngo arashaka kurara wangu. warebye ukuntu njomba ibiceri bijye nkareba ko nabona n'icyo aza kurarira basi. none se mwana wa ahantu iki se muze? kuva twagera hano nakomeje kwitegereza ndareba nibaza ntese ahangaha niho uba cyangwa wenda naho wanyurije turaba tujya iwawe. iwanjye hese? iwawe aho uba nyine. none se saha nyine hoshise kandi akazu mbona kangana n'umusarane w'iwanjye wenda aho bitandukaniye nuko nta mwobo gafite. ubu ni kubamo koko? ariko muzehe urakina ye maze utekereza ko ubuzima bwa Kigali ari nk'ubw'iyi wanyu mu cyaro ku buryo wa mu kazu kangana gatya none se urarahesha we? giho rero nujya kuryama urahabona ariko ubundi ko numva ugira ngo n'amafaranga baturagura mu muhanda muzehe. yewe ntimukatubeshe inanga rwose ibintu biragurika cyane ndabizi. yego hanyuma asubize muzehe wanjye. ese ugira ngo nubwo ntawubamo umujyi yewe sinkuzi koko. none se ushatse kumbwira ko nawe hari ama etaje hano mu mujyi waje kubaho umuyedekera ukiri umusore? ashwi ubanza naherukaga nta kera imodoka zikiri nkeya amazu ataruzura umujyi nk'uko nabibonye. none se ubihera he? ugira ngo sinzi ubwenge ariko uzi ko nageze Nyabugogo muri gare nkagura ya telefone igezweho nziza ariko nziza cyane yayindi ihenze kagira inkuru iwacu ifitwe na kambara uri utunzi bene urumva ikagirwa na wa mukobwa wo kwa Mubirigi umwe w'inzobe umwami nuje ndetse na gitifu w'umurenge abandi bose batunze uduciriritse. ubwo se wayiguza ngahe muzehe? ngeberega ndi umunyamujyi nayiguze 15 gusa kandi numvise ngo ahandi igura nk'ibihumbi 400. peke nahise nsohoka muri gare ngo umusore wayingurisha atisubiraho. isingiye ariko ngiye hano mu gafuka kanjye. ahubwo niba ufite aho ucomeka winshyiriye ku muriro ujyemo ubundi nanjye ntangire nyikoreshe yayimpaye washizemo. wahasanga wa mugari nawe utabaye umubingwa se kuturusha kandi tuwusaziyemo. yemereze hano nshaka ngo ucomekera wa mugani. reka nanjye sinoroshye dore ngiye akiri uncomekere nkwerekesha gira vuba muze. iphone kweri ku 15 nakubwiye ngo umujyi ndawubarusha mwebwe muwirirwamo ndakina se ugira ngo ndakubeshya. reka ture ya baba kusekaze yewe muze nawe ngo aguze telefone ihenze ntugasekwe. none se sibyo ayi wowe uramenya utandi manganya ukampindurira nawe ndakuzuriye ibandi. yewe ntabwo guhindurira dasingiye wigeze ubona hari aho njya yewe ahubwo baguturiye Kigali yakwakiriye utese ntubona ko ari urukamambiri bakase neza bakarufunikisha ibifuniko bya telefone ya iphone. urukamambiri yewe baguhangitse ye baba data we cyangwa niwe umpinduriye mwana we? atari ndarengana wigeze ubona mva hano ahubwo iyakire nyine 15 cyawe cyagiye kirira. ye baba data we mbega umuvuna muheto ubona ngo aranyibasha ariko arabeshyera ubusa pe namubonye namwitegereje uko yari yambaye
n'abakorera nahabonye ntazancika ntazankira ejo ndazindukirayo tubonane. yewe urambabaje muzehe ubwo suzi ko wakongera kumubona niyo wamubona yakwihakana akakahava. ngiye bigira bake ntawe urya akanjye ngo gahere azambona byanze bikunze. muzehe yahanagura uwo amafaranga we yagiye arira nta kundi. ntibishoboka ndakubwiye ngo ntibishoboka. abanyakigali mwese muri abatekamutwe ntabibonye rwose muri abatekamutwe. oya wibigira rusange se kandi wowe wahuye n'ababingo bagutekera umutwe nyine Kigali yakwakiriye ntabwo urushishoza. abatekamutwe bo muri Kigali barahari ariko siko abayibamo bose aribo. none se mwana wa ubu uyu muginga yagiye gukata urukamba mbiri akabigegena agamije gutuburira bihira bake koko ntabwo byumvikana. sheri ayo wanjye ayo ayowe sheri ukaze binzira sheri gahora bigenze biteze mana niko shu niko bigenze biteze niko ugenda biteye bitego baba rusubirayo nukuri nturi kubitera cyore bitera neza kandi ko nta mavuta nisize nibura ngaraguhumurira na sheri karameli nuko ugihaganira nukuri baba nahari naraguhuzwe niyo mpamvu iyi nda nayo igiye kuba ikibazo. none si ntibishoboka nyine ndakubona nkamukorwa kandi aruka basi kingura ngufashe yarewe kandi ari wowe uri kubitera rwose mba mbona uko iminsi ishira ariko byiyongera. ubanza hari ngomba no guhindura icyumba nabundi sinzi pe. guhindura icyumba se kandi none se ko muganga aherutse kumbwira ko igejeje amezi 3 kandi uko ibyo mbona nahuzwe nakomeza kubyirinda kugira ngo ntakomeza kumererwa nabi. nanjye ndimo se sinabikubwiye koko urumva niba nduka ako ndiye kose nkakagarura uko nkubonye nkagarura urumva ko byazarangira ntaraso nshyira ku mubiri n'umwana bikamugiraho ingaruka. umugore wanjye rwose sheri ko mbere y'uko umenya ko utwite bitabagaho erega ibyo gutwita bizamo amayobera wa muntu we mbese ni ibitangaza nyine ni ukwihangana. ariko rata nta kibazo umugore mwiza rwose sinjye wakwifuza gukora icyabangamira umugore wanjye utwite n'umwana atwite rwose niba ari no guhindura icyumba uzabikore pe uzabikore rwose. numva se mugabo wanjye kandi kuri Imana ishimwe cyane pe iyo ujya dukoreye iki gitangaza ni ukuri pe. ariko kandi buriya rero ngewe muri bireba ngomba gutanga ituro ry'ishimwe ahubwo se sheri ubwo kuki kuko wagiye kwa muganga utambwiye kandi uzi neza ko umugore ujya gupimisha inda agomba kujyana n'umugabo. nabonaga nta mwanya ufite nanga kukurushya. oya rwose nta cyafite ubuzima bw'umwana wanjye buriya n'ako kazi nanagasubika rero. ego komanda si ngombwa ni ukuri ariko wowe murasheri nagiyeyo kandi nta kibazo babigizeho nibyo ndetse nzakomeza njyeyo. ahubwo rero ntuzirirwe uza ngo tujyane ntazajya kuruka imbere ya muganga kuko ndi kukureba maze ngaseba. reka wanjye nta kundi ubwo nyine ndahombye ariko nyine ubu uzajya umbwira ibyo bansaba gukurikiza byose nyine nta kibazo. nzahakubera mugabo mwiza. ngaho rero ubwo reka rero njye ku kazi ni ukuri gira urugendo rwiza. ubwo nyine nawe usigare amahoro. yego kandi akazi keza. urakoze mugore nkunda. yego ndagukunda. nanjye buriya ndagukunda cyane rwose nantwitiye n'umwana urumva ngomba kugukunda. ubu noneho ngiye gushaka ikintu nzajya nambara cyerekana uko indi izajya ikura. iyi niyo gahunda tu. ahubwo reka ndebe ngo amezi aya n'aya indi bingana itya noneho nzajya ngura icya buri kwezi uko indi ikura ngura uko indi ikura ngura. ariko se noneho umuntu tubana mu nzu imwe nta gihe nazacika kuko icyo nambaye kikandaburiza aho cyangwa nkambara icy'amezi 2 mfite amezi 5 ntabasebye rebeka we mba icyo
icyo kibazo nacyo ndaje ngishakira umuti tu wandawe do ninjye nawe ndagutwita mu ibanga mubane hano mu ibanga nzakubyare mu ibanga uru rugo ndubemo mu bwenge maze ubuzima bukomeze mu mayerisha naho ubundi uyu mugabo ncitse nta wundi nazabona sha ubuzima bwazanyicurikana nka sewa nka serera sinasubira muri buriya buzima nahozemo we reka imana we shwe mana yanjye uri mwiza we wahaye abantu ubwenge bwo kwirwanaho niyo mpamvu ayiwe icyo kintu ni igikira baba we none uyu mugabo yaba yanyumvise mwa bantu mwayiwe data we niko kama ka urahari ayiwe none se ariko se sheri urahari cyangwa kamana we umuntu yaba yanyumvise we ubwo kamana ko icyo utumye nivugisha koko kama babe. Muri iki gice cya mbere cy'umukino Shitani mu ngamba wanditswe na Rudakubana mwumvisemo Rebecca mwakiniwe na Karangwa Liliane, Kamanzi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Hatari mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Madonna mwakiniwe na Munyana Narisa, Ndagano mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Mukankusi mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Bihira bake mwakiniwe na Katarebe Jerome, Maboko mwakiniwe na Sabimana Eric, naho uwabakiniye Muganga ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.